Yes, turatangiye tugiye kuganira uyu munsi noneho ni ya pranka iri buze kuba ari pranka koko. Mwibaze ko twakoze cyangwa se tugiye gukora pranka tuziranyeho. Twembi tugiye gukora noneho turi kumwe. Twembi tuziranyeho tugiye kuganira ariko ndabona uriya muntu ari kubanza guhanagura telefone. Bisa nabi bayanduye. Banza nyurusuhuza aba bantu. Hakujya wibuka kwica nari yawe. Ntabwo nabyibagirwa. Umva ukuntu mba ntangiye nibaraguza kuri cano yawe. Uba witumiye. Yego bayarada. Ngo bimeze bite? Bimeze neza. Ndiho ndabo nyine ni nk'aba bantu bari kukubaza bimeze bite? Bimeze neza, ni amahoro, ibintu biragenda, turashima Imana. Ndasuhuza abantu banjye. Abantu banjye tubane kuri iyi channel. Iya Dudu Pra ni iyanyu, ni iyacu twese turayisangiye. Niyo mpamvu ibintu biriho nyine ntabwo ari ibyanjye gusa, ni ibyanyu kandi dukorera mwebwe. Mumeze mute? Sha video biravuna. Gute? Ubuze ubukonje buri hano hanze. Ufubitse Nk'ubu ngubu iyo wihangana tukaba tuzi gukora iyi video tukarindira izuba rikaba. Wagiye se ukifubika niba ukonje? Gukora video mana yanjye we. Ubwo ni ubunebwe gusa cyangwa Igitutu cyo kubwira umuntu mubyutsa ngo byuka ngo dukore video ndabo. Ntabwo nabeshya pe. Iyi video niyo video dukoze numva utabishaka. ntari nabyiteguye. Nzakwirukane. Nzangaje ubundi kana ufite rezo. Nzangaje undi ko mbona uzawanga reba ukuntu naguhamagaraga ngo buretse gato se bundi bura uri mu biki. Ntabwo mbizi kabisa ibintu by'amabi. Video ya mu gitondo bro. Video ya mu gitondo noneho hanze imvura igiye kugwa niba ugiye kugwa harakonje. Ubwo n'ubunebwe bwo kubyuka njye ugabanye siko nzi kutagira ubunebwe bwo kubyuka. Gaho rero ndayiretinga pranka y'uyu munsi. Nabwiye ngo uyu munsi pranka tugiye gukora ni pranka ngo twaganiriyeho niba ari pranka ntabwo mbizi ariko njye nayise pranka ushobora no gusanga sidari buze ko ari pranka 100%. Umva reka nkubwire. Gusa icyo nzi nuko yambwiye ngo byuka nkubwire video tugiye gukora. Narimenyere ko dukora za video zacu zisanzwe kumbi ngo video ni ugutera kamera tukaganira. Kandi ngo bikitwa prank. Umva nkubwire. Iyi content y'uyu munsi ni nyirubwite wayizaniye. Niba nziza ubwo biraba ari fresh. Nimuyikunda iraba ari fresh. Yazana mbise. Ariko muri comment rata nimubone mwumva yaskwasa. Mumenye ko ari uyu nguwo biteguye. Se kutagiye kwidekarara kare. Niza zikwatari bo bazizanye nyivuga ko content yavuze rata bababwire nagiye gutera kamera ngiye gushyiraho ameza ngo ameza yakureho. Ameza uyavuyeho ntayahari. Ngo tugiye kuganira ibintu ibiki. None ikintu gitangaje sinzi nibyo tugiye kuganira. None zondi wagira ngo ubizi. Nta nubwo nzi n'ibintu tugiye kuvugaho. Niba ari ukuganira none zimwe tugiye kuganira kandi bamenye ko dukora. Ako ubundi urashaka iki? Wategereje nkaba ari giye ukubwira ibyo tugiye gukora. Ukabyara we. Ndashamba n'ibyawe. Imora riranyishe cyakora mana. Unere kwaza kujya kwa muganga mbere yo gukora video. Yego imiti ndayifite. Ese ufite cyo kibazo? Ubwo nubone bwo gushaka uko dodakora. Video uri gukorora. Okay, nanasaraye ahubwo noneho kugira ngo nabyemere. Umva rero mbwire noza video y'uyu munsi tugiye gukora. Ngufite ibibazo 9. Ndi bukubaze. None se prank y'uyu munsi ni ibibazo? Ni ibibazo cyane ikiganiro. Ngenda kubaza ibibazo 9 kandi ugomba dusubize je n'abafana banjye. Tuba tukwibaza. Kandi nzi ko nabo babuze uko babikubaza. Rero ngenda hari ngo bakubarize. Uri tayari yo konsubiza? Abafana se mwavuganiye? Babimbwira muri comment. Izo comment ziri he? Erega je abafana banjye ndabatekerereza. Nabiyo bagize icyo bambwira. Uya no. Neze muri comment kandi umufana umufana wanyandikiye inbox arambwira ati uzamutubarize ibibazo wumva nawe ambwira gusa arambwira ati ntiyazabure iki kibazo. Nabyumvishe ko ngiye kubazwa. Ni interrogatoire se cyangwa ni ibibazo biri fani? Ushobora gusanga ngiye kubazwa nkaho wagira mu gihe kujya nko kwambuka nk'umupaka ko kubaza n'ibibazo byose birazamo.
nushaka ko biba fani biraba fani ariko ntabwo biri fani kuko ni ibintu bikwerekeyeho ariko noneho ukuntu bimeze sibyo nawe uri bumbaze nubishaka ariko ndakubaza ibyo ntateguye okay wagendera ku byo nakubajije none ngeyo mbikubwira none ko ujya utambwiye imbere ati nawe utegura ibibazo nawe nushaka kuzambaza uzambaze cyangwa umbaze uyu munsi ibyo ni ibyawe njye nakubwiye nushaka ntabwo ari itegeko niwumva nagukomye uko none se nagusubiza ni ntagusubiza iyi ngiyi game ugomba kunsubiza nakwifata birimo ni ugusubiza ariko ko ndi kudirecting uko bimeze ukajya gukomplayininga nta muntu ukomplayininga icyo ntumva kitari ngombwa ntabwo gisubiza ni itegeko hata mureke twumvikane ikiganiro ni ikiganiro ntabwo ngutegeka ibyo usubiza ariko ugomba usubize none se umbajije ikintu nkumva kitari ngombwa ko ngisubiza iratwa reka mubwira uraga ndi umwana ibyo bintu ubimbajije ndi uwumwe njye nawe nagusubiza ariko wantize kamera waneza abantu hano zigomba mfite ubwoba usisi ibibazo ngiye kubaza ari ibi oya nyine ndabanje ndagusobanura ati hari ikibazo nashobora gusobanura kuko rega ntabwo ndi bukubwira ati ukora muri Al-Shabaab ntabwo ndi bukubwira ngo ukora ibyo ngibyo byo nyine ntabwo ndi bubikubaze rero ibintu okay ngaho twagiye mbona uwagize ubwoba naranakubaza ariko ibyo ntabwo babiri fair ibi bitari fair akabaye kumbwira uti umunsi turakora wenda ikiganiro njyewe yo mbiguteguza ariko oya ntubimbwire ariko oya no kutangira kumbwira ngo hari ibyo utagomba kumbaza rero niyo mpamvu njye ndakubwiye ko muri aka kanya nyine ibyo turi gukora hari ibyo nagusubiza icare utuze banze wumve ko turamenya n'ibyo ari byo ukabutu utari gutega amatwi okay twagiye sibyo twagiye gutangira kubaza icyambere umva amasharamire watuje nkakubaza ariko umuntu ubwo akubanza ku ishuri watinyaga exam babyitaga ngo interoporovize ibintu byo gukoza umuntu agutungurira ntabwo babirife biriya rero ibyo nibyo sawa twagiye ibyo ntari njye mbabwije ukuri ntabwo nitaye kuri uyu nguyu ibitari ngombwa ntinabisubiza gatane mubabare ibintu ndikubaza bigoye ntabwo bigoye easy relax okay icyambere sibyo icyo wakundaga ku ishuri wiga secondaire ku ishuri nakundaga icyo kari byinshi reka rero nkubwira hari ibyo nshaka kuza kuvuga sibyo ni ikintu kimwe ariko ubwo mvuga ntabwo ari byose ni iki gusa urumva atari kimwe nyine ntabwo nyine nagisobanura ku ishuri reka mbabwire sibyo ngiye ku ishuri ikintu nakundaga biri kungora kwita ngisobanura kuko ni ibintu byinshi ariko reka mpitemo kimwe ngiye ku ishuri niga muri segonderi nakundaga kubyina sibyo ariko impamvu nakundaga kubyina nyine bimwe bita ngo dance moderne byatewe nuko urumva ukajya kwiga nko mu wa mbere aho nigaga ikibeho muri 2004 yego niga ntangira kwiga mu wa mbere yese nawe bivuga n'imyaka uziko oya nta kibazo nese ndabitinya tubona ko ushaje nta kibazo gusaza ni bibi wowe nabasaziye busa ngiye nsaziye busa harari ikibazo urumva rata ngiye njya kwiga mu wa mbere ntabwo mbabeshye ngo nari mbizi ko nzaba ngo umubyinnyi nabagiye kubabeshya ariko icyo gihe narahageze namwe murabizi ahantu bize za segonderi basanga amagurupe de danse urumva abo bitaga muri antisida nyine bakajya bakora amashuri mu kigo urumva twebwe bakaduheza nyine ugasanga abafaranga abapeti b'abaruru wapigwa ntibashobora kugwa stage nyine ewana ngiye nakinaga umupira muri primaire kugera mu wa gatandatu nakina umupira ndi umugaridiye w'ikigo yego nkigera muri segonderi rero ikintu cyahise gituma nkunda kubyina nk'uko warumbajije nuko nagiye nsanga ababyina nibo bafite hit kurusha abakinnyi ibintu byo gukina mu izamu ngo ndi umugaridiye wa tronkome mpita mbishyira ku ruhande ariko nabwo kugira ngo mbishyire ku ruhande nayo ndi umugaridiye ariko twajya tujya gukina ahantu wenda nk'ikipe y'ikigo hagira abantu baduherekeza ugasanga twagiye nkatwe ugasanga suri umusitari ngo ariko noneho ababyinnyi cyangwa se abantu bakora ibyo kubyina bo baba bafite nk'ahantu bari bujye gusohokera ikigo ugasanga yo abantu ikigo cyashyushye abantu babaherekeje
icyo gihe narwanye intambara yo kugira ngo mbe mu ikipe y'ikigo biranga ujye mve nyine nanjye mu byo kubyina biranga. twari dufite animateri wadukaniraga handi yakubwiraga ati ni ibi ngibi ni siporo uzajya ukora uzi kugira ngo mbashe gusezera. icyo gihe twari twakinye n'ikipe ahantu bita Indabo kuko urumva ninjye wari garidiye bateye umupira nyine ndirampa ndigusha nyine kwa kuntu nyine umugaridi afata baro mpita mvuga ko mvunitse akaboko nyine baranansimbuza. icyo gihe ndababara nkajya nta n'icyabaye ku buryo wakora akaboko mvuza induru birangira. rero maze hafi nk'amezi nkangahe nakora imyitozo najya mu izamu mpita mbivamo. ariko batunguwe n'ukuntu wari umukinnyi yaje kwisanga nafunze ntabwo babandi sari bunyemerere ko ajyamo babandi abo muri Antisida bari barakoze agatsiko k'abahungu n'abakobwa nka babiri aribo babyina bonyine mu kigo aribo ba star dufite. Ngiye rero mbonye bitazakunda nifatira abajama banje harimo umwe witwa Mustrong yera mu Faransa n'abandi bapeti bandi ndabateranya dukora groupe natwe yashoboye kubyina tuyita Mustrong ariko ko mwamwitaga ku ishuri ariko yiko Mustrong. Uyu ni umuhanzi yitwa Marc de Chris nyaba mu Faransa ariko twe twamwitaga Mustrong. Abo rero nabafashe ndabegeranya mpita rero ngiye nkora noneho groupe de danse tuyitirira muza Irish nyine umva twabaga muri Irish nitanyitira kugira ngo tujye natwe tubona ko dukora ibitaramo mu kigo natwe nyine abantu badukunda. urumva rero ikintu muri make nicyo navuga muri segonderi kuko ibyo byabaye nk'uruhererekane. ntabwo wakunze kubyina kuko byari bikurimo wari kugira ngo umustar abakobwa bakome n'abakobwa navuze tandukanya kumva ibintu uri kwita wumva ibindi si mu bintu rero mvuga ngo gukora kugira ngo tumare abakobwa. Nge navuze ngo mu kigo ikintu cyakundwaga kurusha ikindi ni cyari ukubyina kuko iyo bakoraga ibitaramo mu kigo byaritabirwaga ariko twiyo twajyaga gukina nta n'abantu baduherekezaga. so nge rero ndashiftinga ndavuga ntabwo najya nkora ibintu bidashimishije abantu nge ndajya mu byo kubyina. ubwo rero nge nuko naretse iby'umupira ubwo niba n'impano yanjye ndo nakabaye ndi umugaride w'ikipe y'igihugu mwihangana ubwo nyine narapfubye nahise nisanga rero ndi umubyinnyi ibyo gukina umupira shyira ku ruhande n'icyo kintu navuga ibindi byo ntabwo mwiza mu vuga bikeya twabyumvishije. ubwo rero tugiye ku kibazo cya kabiri. ndacyari ku ishuri kandi ku ishuri ni iki cyakubangamiraga? hari ikintu cyangwa ni umuntu icyakubangamiraga cyaba ikintu yaba umuntu. hari ukuntu umuntu nyine ku ishuri sibyo atabura ikintu kimubangamira. rero bikamubwira iyo ngo ku ishuri akaba segonderi n'imyaka hafi 6 kandi ibintu ndi kumva ndi gusubiza biri kuguma mu mwaka umwe kandi nagiye niga ahantu hatandukanye. haba mu nge ntabwo mvuga hari ukuntu umwaka uba warakubereye mu wabo cyangwa mu yindi myaka nge ndashaka kimwe reka ngume muri uwo mwaka rata ubwo ngeze mu mwaka wa 2 wenda ibindi nibaza kumbaza byo ku ishuri ndabishaka kuza guhura n'indi myaka y'ahandi ariko reka njye mu mwaka wa 2 aho ngaho nigaga. ikintu cyambangamiraga kikanantesha umutwe ariko naje gusanga ni ngewe wari umuswa kuri icyo kintu numva ukuntu gitaha ariko hari abenshi tugihuriyeho. ikintu cyajyaga kimbangamira ku ishuri bari babizi neza ko ngiye nambaraga uniforme urumva nyine ukuntu mwambara ipantaro n'ishati ngewe nta na rimwe nigeze mpfa kwambara ishati y'ishuri urumva ntashyizemo umupira w'amaboko maremare. nari ukuntu ifite idupira tumeze nk'utubaye tuba dufite ijosi sibyo twa runiga ariko dufite amaboko maremare. none batwe twambara ishati y'umweru nge nabaga mfite nk'ak'umweru kubyo kisanishaga n'ishati ariko kaza kakagera kandi ubwo urumva mu kigo mwemerewe kwambara amashati apana kwambara ibirenga nyine ngo byaroniga neza. Ku ishuri bagitaga ngo urumurara. noneho ugasanga nge nta na rimwe nyine nka animateri yarambwiraga ngo urumva nge nambara ishati nanayitebeza akananyemera ko runiga yewe nayambara ariko apana kuba irenga amaboko ngeze hano. icyo kintu twaragipfaga ibaze ko twagipfaga na animateri buri gihe uko ambonye nkahita nzamura nkageza yagenda nkahita nongera nkabimanura. urumva icyakubangamiraga ni ako gapira ni ugukuramo cyangwa ni ugutebeza? ukubangamirwa gutebeza nabyo nari navuze ikibazo cyane nawe kwita umvugira ibyo ntigeze mvuga tuze ku gapira bivuze ngo nahitaga ntebeza ngo na ni ukuzamura nubwo no gutebeza nyine nko kuzamura aka kaboro kugira nyine we abone neza ngo ni ishati nambaye ariko yarenga nkongera nkamanura
ntabwo icyo kintu niyo mpamvu aricyo kintu cyambangamiye ku ishuri, nabangamirwaga na animateri. Njye nkumva animateri warambangamira kuba buri munsi ahora aza kunyibutsa ngo ningakuremo cyangwa ninzamure, ariko mu by'ukuri mu buryo buri discipline ninjye wari udashobotse, kuko nk'aka kanya iyo mbitekereje nkabuze ukuntu ahanganaga na animateri ari kumbwira kwambara imyenda cyari kigoye ni iki nyine cyari kigoye kuri njyewe ni ukubireka, kumva ko nareka kwambara umupira urimo umanutse ukagera hano. Kuri njye byari noneho ikindi cya kabiri nari nzi nuko nari mfunze umutwe. Njye nari mfunze, ibaze mana umuntu wa kabiri segonderi bro, nari ndi mutoya ariko ndi wa muntu nyine ushogoranya n'abayobozi. Nanjye ntabwo umva hari igihe nyine yambitekereza akavuga ati wenda gukura ni byiza, nta nubwo nashogoranyasha niyo yaba ari no mu mudugudu ntabwo yavuga ngo musubize. Nyine mba numva naba mwubahutse mu nshingano ze, ariko mu kigo animateri ariko cyane cyane niba ari uko yagiraga amahane nawe nyine yavugaga ikintu nkahita numva kuri njyewe niyo cyaba ari icyanyacyo ubwo kuri kuba ari ukivuze ntabwo ari icyanyacyo. Ariko ba animateri ahantu hose bagiye amahane kubera ko abanyeshuri ntibumva. Urumva nyine urumva rero nicyo kintu cyambangamiraga, ariko mwumve ko ikosa ryari ku ruhande rwaje kurusha uko ryaba irya animateri, kuko animateri yabaga nyine ari kuduha discipline y'ukuntu twitwara, ariko njye ku myaka yanjye n'ubushagaga numvaga nyine yambangamiye. Okay, noneho hari ikibazo ngiye kubaza, ndakeka sibwo cyo cya nyuma cyo ku ishuri, nta kindi cyo ku ishuri ngiye kubaza. Ku ishuri tugira inshuti sibyo? Wagendanaga n'inshuti zingahe ku ishuri? Inshuti zingahe? Umuntu afite groupe, kugira inshuti abo muziranye ni kimwe no kugira abo mugendana ku buryo ku ishuri baba bavuga ati ya groupe yenda no nk'izina ryawe ryo sinzi uko ku ishuri bakwitaga Kizigenza yenda nyine mvuze gene no kumishoninga ntago mbizi. Kizigenza n'ibyo budije n'ibindi byo muri industry kigiye nari nyiri umwana gwanze Kizigenza cyane. Okay, wagendanaga rero n'inshuti zingahe ku ishuri? Ndavuga rero hano hatandukanye kuko sinavuga hano. No, okay, reka neze si ku ishuri nyine ubwo neze ndavuga umuntu umwe wenda ari umwaka umwe, kireka ubwo ndumbaza ati wiga mu wakanga wagendanaga n'abantu nyine menye ngo ubwo nahantu runaka. Okay, reka mvuge base inférieur. Inférieur? Okay. Ko nta nshuti yagiraga we. Ziri deep. Mwagendanaga? Oya reka nkubwire. Ntabwo ahubwo twagendanaga cyane nk'uko wenda nakabaye mbisobanura, ahubwo twari crew. Impamvu ndi kuvuga ngo ntabwo twagendanaga nyine akenshi iyo umuntu yagendanye n'abantu cyangwa se avuga ngo yari kure wasanga ari abantu banahora n'time niyo ari mu makosa bafatanwa gutyo na gute. Njye rero akenshi nakundaga kuba ndi jyenyine, urumva. Ariko crew, icyo twakwita crew ni ba bandi nakubwiye ngo twabyinanaga, barimo abo ngabo ba Strong nyine ba Mark da Chris, harimo n'abandi n'undi mupeti witwaga ndamwibagiwe we kandi ntabwo ndi kwibuka izina neza kugira ndakubwira. Abo ngabo impamvu iyo nabaga ntari jyenyine nabaga ndi kumwe nabo, ururumbaza ngo kuri iki wabaga uri wenyine. Impamvu nyende kuvuga ngo sinagendanaga nabo ahubwo nakuvuga ko ndi jyenyine. Njyewe nagiraga amafuti cyane, nakundaga gusohoka ikigo, nakundaga nyine gutoroka. Ya watandukiriye nyine nibyo uri gukubwira. Nakwaje inshuti zingahe n'umubare? Ntabwo barengaga na 3 cyangwa 4, kandi ntabwo twagendanaga, twari crew. Hari ukuba ari crew mukanagendana. Iyo crew ni yiherera kandi nabavuze ni 4 ni 3 uri kuvuga ntabwo uri sure. Oya twabyinanaga turi abantu 6. Ubwo muri abo 6 nyine ni 5 nanjye wa 6. Yego nawe mwagendanaga? Yego. Sawa, cyazo cyari icyo ubwo wari uri kuvuga ibintu byinshi nakubajije. Ibire kubaza byo ku ishuri umuntu uzuzwa kera bajyaga batoza n'ikibazo twigiriye A B na C. Twegere mu buzima busanzwe sibyo. Kuri no C ukunda ni we muntu ukunda? Kuri no C umuntu nkunda n'utariho se n'abatariho. Mvuze umuntu ariko nyine n'abatariho. Mvuze umuntu umwe ukunda umuntu nyine ndamuvuga ari umwe ariko n'abatarihore rero mfite n'abanakunze wenda bapfuye, ariko navuga umuntu we ngiye nabirigwe nabo bazi ikibazo nabi nyine we jya president uvuga ati ninde mu bantu batakiriho ubundi none mwamwanga sushingiye kandi uwo muntu nyine baramukunda abantu bari nkunda nde ikibazo kirenze. Okay, njyewe
umuntu nkunda ariko ntabwo mbisobanura ni ukumuvuga gusa ngo nuye nkahita ndekera. n'icyo avuze kuri wowe mu buzima bwawe. Ubwo ni umwe ariko ntuze kubaza umumbaza wa kabiri. Umwe nta wa kabiri. Umuntu nkunda rero ni umwana wanjye, sibyo? Umukobwa wanjye, kuko mwambajije umwe nyine ubwo ni uwo nguwo niwe wa mbere akanikurikira. Yego. Avuze iki kuri wowe? Kandi nyine ari umwana wanjye, icyo nicyo cya mbere avuze ko kirenze n'ibindi byose. Urumva? Uwo mwana birarenze bro. Bimwe mujya muvuga ngo abantu ngo bitangira abana, igihe mu buzima bwanjye nta muntu nakwitangira ariko nakwitangira umwana wanjye. Njye nta nubwo mbayeho ku bwanjye nyine, njye mba numva mbayeho kubera umwana. Nyine mba numva kuba byonyine no kuba ambona akabona ko mpari. Mba numva Imana nimfasha nta kintu na kimwe yumva yakenera mbishoboye. Njye niyo byansaba kuburara naburara ariko wakabona ikintu ashaka. Shaho ngo niwe mbaraka mubwire. Niwe muntu wa mbere kuri iyi si nanjye ntazi. Nanjye ndamukunda kurusha uko nikunda. Njye ntago nikunda kurusha uko mukunda. Ndanamuhangayikira kurusha uko we uko njye nakwihanga. Njye mbona umva ari ikintu cyakabaye kimpangayikisha kurusha uko we yakabaye ampangayikira cyangwa njye muhangayikira. Okay. Umukobwa wanjye. Mu buzima bwawe ukunda iki? Kutivanga mu bitandiro. Ubwo ukunda iki? Nyine kutivanga. Ubuzima busa mvuga kutivanga. Ubu ahantu isi iri kujyana abantu muri rusange, abantu basigaye bariyambuye baba bari bo, urumva? Abantu basigaye bakora ibintu bitandukanye n'ibyo nuko biyizi. Nyine abantu basigaye biyambura abo bari bo, urumva? Bakemera kuba abandi kugira ngo babeho. Okay. Sibyo? Ugasanga umuntu yahisemo gukora ikintu cyangwa se yahisemo kubaho ubuzima bubi muri we yizi ko ari bubi n'ugatabibabwira, ariko akavuga ati nibura basi bumpa amafaranga cyangwa butume ntera imbere. Njyewe rero nasobanukiwe ko ntagomba guharanira kubona ari we. Njyewe nzarwana intambara, akubwiye tubuze intambara niho kumva intambara z'amasasu, ijambo intambara z'ubuzima. Njyewe nzaharanira ko niyo byajya biba bibi gute, ariko nzapfe nishimye ko nakoze ibintu nkunda. Kuko baravuga ngo mu buzima ikintu cya mbere kibabaza umuntu yagiye gupfa nuko hari ibintu yakabaye azi ko yakoze agiye gupfa adakoze. Kuzi ko wijanditse mu bindi bintu utabikunda, hari ibyo ukunda uzi utigeze ukora ngo kubera ngo wari uri kurwana n'ubuzima, ngo wari uri kwirwanaho. Njye rero njye nuko mbyumva tu. Icyo kibazo rugiye nko gusubiza ikindi nawe bukubaze, ariko uba wumva wifuza kugera kuki? Mu bifatika cyangwa mu ntego z'ubuzima. Uba wumva wifuza kugera kuki? Ibibazo byawe shamana birimo imitego myinshi. Kugera kuki? Yes. Muri kumva mu kanya yarumaze. Sanze se narabigezeho ngiye kuvuga ibintu nagezeho. Genda ubwe uba wumva wifuza. Urumva ibyo wagezeho ntago ari ibyo wumva wifuza. Kandi ibyo warabyifuza gukora warabigezeho. Wabigezeho ariko deja uracyafite ikindi wifuza, kuko nta muntu uvuga ngo naranyuzwe nadamaraye, no. Hari kundi ugera kuri iki ukahita wongera ugashaka ikindi ugomba kwiha intego yo kugeraho cyangwa wifuza kugeraho kindi. Njyewe ikintu mbona nifuza sibyo, nuko Imana yaneze ubuzima, urumva? Nkazarwanirira intambara z'ubuzima umwana wanjye adakwiriye kwirwanirira n'ahari. Hari intambara umwana muto ahura nazo kubera ababyeyi wenda atabafite cyangwa yababuze. Yego. Ugasanga nyine abayeho ubuzima bubi kubera ko yakabaye birwanirwa n'ababyeyi. Njye rero mba numva nifuza ko Imana intiza ubuzima umwana wanjye, ibintu byakabaye bimuhangayikisha, kuko njyewe hari ubuzima mba naraciyemo butari bwiza kubera kubura ababyeyi. Ugasanga ibyo ababyeyi bakaye barakurwaniriye ntibigeze bahaba ngo babirwane. Njye rero mba numva Imana imbabariye yareka ikareka umwana wanjye nkamurwanirira akiga neza, siritu akarya neza, nyine nkamuha za besoin primaire, ibyo bita besoin primaire mu gifaransa, ibintu umwana aba agomba gukenera kugira ngo no mu mikurire ye hari igihe azajya avuga ngo
nta kintu ababyeyi batakoze, nta kintu papa wanjye atakoze, nyine yamfashe uko nagombaga kubaho. Yego. Ni ibyo ngibyo nyine, ni icyo cyonyine mba numva nifuza kirenze ibindi byo mbona ari ibisanzwe. No kuvuga ngo urishakira kuba Imana icyo gutije ubuzima ukaba ukiriho nkamurwanirira bro. Okay. Ubwo igituma ushaka kubaho ni umukobwa wawe. Ntazi ko aricyo gisobanuro cyo kuba ndiho. Imana nge yantwariye ubuzima nyine, ubwo niwe mbayeho kugira ngo nawe mufashe. Kagiye ugira aba ex bangahe? Ese ninde wakubabaje muri abo? Ama ex ngira. Ijambo ex nigeze kumva umuntu bisobanura, niba ari byo simbizi muze kumfasha. Ntite basobanura impamvu nta mu ex ngira. Numvije umuntu wari aba expired. Okay, naribe. Impamvu rero nge ibyo bintu ntajya mbyemera, iyo wagiranye umubano n'umuntu runaka, sibyo? Kuba mutarumvikanye ntago ari cyo, ntago ngiye mbumara nk'umuntu uri expert nyine, kuko ugashobora no kuba yaraguha experience y'ubuzima bw'ejo wenda urimo aka kanya, ukabasha kumenya wenda umuntu mwiza ukuntu wamubanira cyangwa se umuntu mubi. Ngiye rero buri muntu wese naba naramenyanye nawe mufata nk'ahari ikintu namwigiyeho. Ni nk'ishuri tu, nkuko nize mu wa mbere nkahakura ubumenyi, nkanahava nkajya ku kindi kigo. Ntabwo navuga ngo kuko wenda ngo mu wa mbere nahavuye wenda bitameze neza n'urugero, nite mvuga ngo mu wa mbere nta kintu ngo ahantu nize hari nta kintu nahungukiye. Oya, rero nta mu ex ngira. Okay, nta icyo nashakaga kuvuga wacyumvishije. Ni abakobwa mwaba mwarigeze mwarakundanye. Nibo mvuze. Ubwo rero ni bangahe? Ese ninde wakubabaje muri abo? Nakubwiye nta kibazo cyo kwifata kirimo hano. Ngerega nta muntu muri ex ngira ngo twakundanye. Nta muntu mwigeze mukundana se na kujya mbere yuko ushaka kuvuga. Akuguze ko ari igihe, reka mubwire rero, hatamuze kumfasha nange muraza gusanga ibyo bintu bibabaho. Hari igihe uba uzi ko wenda ukundana n'umuntu, ariko wadakundana nawe. Kuko ni intandaro yo gutuma umuntu mutandukana, ni uko wenda hari ibyo mudahuza mbikaba ngombwa ko mutandukana. Uri gushyira mu bwenge nta bwenge burimo. Ibyo kuba yaragukundaga cyangwa wowe ugenda ushaka kumenya abo wakundaga mwakundanye, niyo mwaba mwana beshanyaga. Wewe imbaza ngo ngewe oye, hari ukuntu hari ibintu tugomba gutandukanya ubwandu byumve neza. Uriya hari iyo umuntu reka nkwereke, ushobora gukunda umuntu atabizi. Ibyo bitandukanye no kuba niyo dukundana, niyo waba uri umbeshya ariko hari akantu karimo hagati yanjye nawe. Ibyo biratandukanye. Ubu rero ndashaka kumbwire, yaba mwarabeshanyaga ariko mwitwa ko mukundana, ni bangahe? Nje nakundanye n'umukobwa nk'uko, sibyo? Abandi nge ntabwo nigeze mbabara nk'urukundo, kuko hari ukuntu were ikibazo cyawe uba ushaka umuntu abe true ariko ntakubwira impamvu. Wereka ngusobanurire rati sibyo byiza namwe mudukurikiye. Uyu nguyu yimbaza nka hariho turi kuganira cyangwa se kure kamera nge tuganire nge nawe mudahari. Ariko niba ari kubabariza ntari kuri musobanurire nyine kugira ngo abyumve. Wewe wintegeka uko nsubiza ikibazo. Niba wambaje ndakudirectinga uko bafite uko ndakibajije. Ariko ntago ari wombwira uko ngisubiza. Nuza kusanga ari wowe ujye unganza nkubwira n'umwe ndekera. Ntacyo twapfuye ndekera. Ubwo se birambusubije. Wewe reka nkubwire impamvu ari umwe abandi tutakundanye. Okay. Ngewe nabayeho ubuzima niko nabyita nabo bwa gisitari, sibyo? By'abantu benshi kudakwita ubusitari. Ngiye guhera muri segonderi kurinda mpuze nyine nkarangiza no kwiga nkanakomezaho nk'imyaka yenda nk'itatu. Ngiye nibiraga mu bintu by'abasitari, kubyinira abasitari n'ibiki. Rero abantu umuntu yageraga ahura nabo babaga bahujwe n'icyo nge ndicyo. Yego. Ntabwo rero ngewe abo bantu najyaga mvuga ngo kuba namenyanye n'uyu mukobwa, kuba dushobora guhura ambwira ati nje mu gitaramo ahantu muri bubyine tukaba turi kumwe, ntabwo bisobanura ngo umuntu turakundana. Ariko ubibonye ashobora kuba turi umuntu wenda barakundana bitewe ko akunda kubabona. Yego. Ariko gukundana bya nubwo ati ngiye mfite umuntu dukundana w'inshuti yanjye iki n'iki, ngiye byambaye ku mukobwa umwe. Sinagusubije se. Okay. Niwe yanakubabaje se mutandukanye? Cyumva ko byaba arimo kumbaza bazaza. Oya ngiye wamubabaje. Uruhande rumwe reka mubwire cyase kudakomezanya kwanje nawe ntabwo bisobanuye ko ari wowe wabigizemo. Ntabwo mvuze uwabigizemo uruhare. Musharame niyo woweho ubwawe waramubabaje, sibyo? Ariko kuba waramubabaje
ntibikuraho wababaye kuko mwarakundana wikiri gugora ntabwo ngewe nigeze mubabaza ahubwo yafashe umwanzuro igihe cye kigeze ashaka umugabo. Warababaye rero oya sibanza wumva buriya rero reka noneho ngiye gusobanura n'akantu k'ubwenge. Ntabwo yababaye rata ntatubwire mwese rero ufite ikibazo n'ikimwe urabaza umuntu ukanafata n'umwanya wo kumusubira wereka ngiye mu gusobanurira niba sibyo uba ukundanye n'umuntu waba umuhungu cyangwa umukobwa yego niba koko mukunda atari ibintu by'injoga byanyu by'abanyamugi ntiwakwishimira iterambere rye. Ubu nimwe ndi kubaza mu nsubize ntiwakwishimira ko atera imbere. Impamvu uravuze ngo gutera imbere sibyo ngewe nkundanye n'umukobwa sibyo burya abakobwa arata igitsina gore bagira viziyo y'ubuzima bw'ejo hazaza kurusha abagabo mbere. Buri umukobwa ashaka kuba afite nk'imyaka 23 akibonamo viziyo yo kwita yashaka umugabo ako kanya kandi ku muhungu ufite imyaka 23 abataranarota base yibona abana n'umukobwa no mu nzu sibyo noneho ukazisanga we muri viziyo yo kubona ko abonye yenda umuntu mukunda ufite gahunda njya numva mukunda kuvuririra ngo nta muntu ngozi ngo ufite gahunda we akahita yumva ko agomba gufata decision yo kugenda. Ngiye rero gutandukana n'uwo muntu yase kubwo yari ashaka undi mugabo ntabwo yangishije inama ngo mubwire ngo ngo nkamya amashyingo ngayigendera ubonye umugabo ariko mu myanzuro yiwe yafashe yo kubona ko agomba gushaka umugabo warayobashye. Ngiye nta nubwo nagombaga kubyanga oya ntabwo byari kumbuza kubyibazaho no kuba namwe mubaza ni kubera icyo ushaka umugabo ariko mu myumvire nk'umuntu uzi abantu bakuru nta nubwo ari ibya kera nk'umuntu uzi ukuntu umuntu areba ubuzima bwe burya ntazagire ukubeshya ukundana n'umuntu pe nibyo ariko burya buri muntu wese aba afite imibare ye mu mibare y'umubano wawe mu mibare y'amafaranga muri ibintu byinshi umuntu aba afite ibyo abara. We rero igihe cyarageze ntabwo twatandukanye ngo abonye undi muntu ngo bagiye gukundana nk'uko twakundanaga yari abonye umuntu bagiye gushakana icyo nge ntazi oya nyine icyo nge ntamenye n'ibyo ndi gusobanurira icyo nge ntamenye ni igihe bamenyaniye n'igihe bagiranye iyo partnership kugeza igihe bavuze ngo bagiye kubana. Nge nabimenye ambwira ko agiye gushaka umugabo ariko abifashwamo na mama we abifashwamo na mama we cyane ko mama we nyine ubwumva nibo yaravuga ati umukobwa wanjye amaze gukura cyangwa se yabonye wenda umuntu ufite gahunda kurusha uwo bari kumwe. Kandi ni nabyo kuko nta gahunda bari bwagire ngewe ntayo ubwo niko kuri ntayo pe ntabwo nagombaga kumutera umwanya nubwo twari inshuti ariko ntacyo nagomba kubihinduraho kuko iyo umuntu ashaka kwicaza akakubwira ati rero ndabona bibaye byiza byagenda gutya ABCD nkashaka umugabo nta nubwo abaje kukugisha inama burya nibuze ubwenge nkurikire wumve uriya muntu aba yafashe umwanzuro ahubwo abagira ngo abaje kukumenyesha ubwo wabyanga wabyemera n'ubundi yagiye mu rwego rwo kugira ngo wubahe wowe icyemezo afashe niba uri no kuba ngo kubyakira birakugora nushaka kwita ubyakira kuko n'ubundi yabikubwiye ahubwo numva uwo ngaya ari wa wundi ujya gushiduka ejo agwa invitation cyangwa ejo bakubwira ngo uriya muntu afite ubukwe utari unabizi mba numva ari wowe uguhemukiye ariko ubikubwiye aprese nawe bigaca no ku mubyeyi we nawe ukabona nawe arabizi kuko njye naramuhamagaye ndamubaza arabimbwira nita numva ko nta bindi nyine kuri njye nabanje gutekereza ni pasi y'umubyeyi we cyangwa se uwo muntu afite ukuntu ajya kumenya n'uwo mukobwa yabanje gucengera na mu muryango akagenda akabereka nyine bitandukanye kandi ntabwo ari ukubabeshya ngiye mvugisha ukuri uwo muntu babanye yari afite ubushobozi ngiye ntabwo ubwo bushobozi nari bufite nari nyishakiye sibyo ntacyo rero njye nagombaga guhindura ku igeno rye cyane ko n'ubundi unabyanze cyangwa ukanga kubyemera n'ubundi yaba yagenda nibyo n'ubu rero nuko nguko igisubizo cyawe ko gifite ibintu byinshi ntabwo reka ngenze gufenka abantu mbabwire ngo n'umwe ngo byari ntendekere we nakubwiye se ubusobanuro ariko nawe urinjirira amahane ese mu buzima bwawe hari abantu baba barakugiriye neza niba bahari ni bangahe? Ntabwo mbavuga ariko ntabwo nakubwiye amazina ngo bavuge ntabwo mbavuga ko hari igenda banamuvuga bikamubabaza bitewe n'uko wenda yumvaga adashaka kubivuga abantu bakugirira neza bro ariko umwe wenda amuvuga wenda bizi ko nimuvuga atari bubabare kuko ni umuntu wanjye sibyo reka bande reka bangiriye neza we umuntu wa mbere wangiriye neza yego ubwo ariko ntabwo tuzana abantu ngo wagwaye 10 wagukoreye ikintu sometime genda wa muntu niba ubara gukorera ikintu kikakuva mu mutwe nkirangiza kwiga segonderi hari umutipe inshuti yanjye
waririmbaga mu itsinda rya Just Family. Wenda ubwo nareba ikiganiro azahita abyumva, si ngombwa kumuvuga izina kuko nyine nawe ngo hari igihe uvuga umuntu wenda kumva ntabwo byari ngombwa kumuvuga, ariko we nyine mvuze wenda aho yaririmbaga. Icyo gihe nkirangiza kwiga njye nize muri francophone, nari ndangije mu gifaransa. Urumva rero ibijyanye n'izindi ndimi n'iki ntabyo narinze. Noneho ibaze ko we yifashe aravuga oya nyari bimusabye, hari ahantu nabonye ishuri ngo bigisha ibintu by'icyongereza. Yego. Reba Kacyiru uzamuka usa nk'ujya kuri ambasade ya Amerika, usa nk'uvuye muri hariya neza hariya twitaga mu muzara basenye ukizamuka gutya. Hari ahantu habaga ishuri hejuru umuhanda ryigishaga icyongereza. Noneho njyewe nkajya numva ndashaka kwiga icyongereza ngo nyimenye kuko aricyo kiri gitangiye guhabwa imbaraga mu gihugu, nyine igifaransa basa nkaho kiri kugira. Ntabwo rero hari ibintu byinshi cyangwa se kukumva twabaga muri kariyeri yo kubyina duhura n'abantu benshi bagiye batandukanye, hari amanama twajyagamo, noneho nkisanga bavuga icyongereza ngiye wapi. Ngira igitekerezo cyo kwiga. Urumva umuntu ukirangiza kwiga nta ipfo nta ruguru pe, kandi nta bushobozi nta babyeyi nari mfite ngo ni wowe ngo nagenda ngo ngiye gutetera. Noneho kuko twari inshuti cyane, yari mu grand frère nyine, yari wa muntu dukunda kuba turi close cyane turi kumwe. Icyo gitekerezo nyimugezaho ndamwana se ko numva nshaka kwiga icyongereza nzakiga gute. We urumva yari akize, yari umuntu uzi ubwenge nyine ufite n'akazi keza. Arangije ngo turabishaka kubyiga ati nese ubu wabyigira. Ngiye wumva bimubare ari nk'igitekerezo. None ahita bigira ibyo ako kanya. Yego. Nihita mubwira iryo shumba nari narinetse nyine ko rihari n'iki n'iki. Arangije arambwira ati icyo gihe ntabwo nibuka ngo umunsi ngo president ngo yaramwe ku wa mbere, ariko yarambwiye ngo uzagenda ubaze neza Minerval uko yishyurwa, hanyuma uzaze umbwire ndebe ko aricyo nagufasha. Noneho njyewe nagiye nzi ko Minerval ari amafaranga menshi bro. Kumva iryo shuri ryari ikiza, ryari ry'abayapani, ryari ry'abantu b'abayapani, ariko higishamo nyine abandi bantu bavuga icyongereza. Yego. Nsanga nibura mu mezi 3 mu kwishyura 15,000. Ubwo buri kwezi ni 5. Yahise nyishyurira umwaka wose. Yahise yatirira icyarimwe avuga ati ejo ntazanayabura wenda ugasanga bakwirukanye. Aragenda tuzana ahantu nari ngiye kwiga, arishyura baduha borodero, ibyo bita amaborodero, baduha borodero y'umwaka. Nkajya mva mu Gatsata boro, ibyo bintu mu byumve, nkajya mva mu Gatsata ku Kiliziya n'amaguru nkajya kwiga Kacyiru. Ibyo kumwaka tike byo ntabwo byari bibuzemo, kubera ko deja umuntu angiriye fe banyishyurira ishuri ryo kwiga icyongereza, nanjye nagombaga kwirwanaho ku matike cyangwa se nkagira n'amaguru. Naba rero nta tike mfite, nkazinduka kare ko twatangiraga kwiga sanga hayi 3 za mu gitondo. Ubwo numva igenda viraga mu rugo n'amaguru kugira ngire Kacyiru, kandi mpagire nsa neza, niba n'icyuya n'ikingira nagure. Ewana navaga mu rugo kare bukiri n'injoro, nkatambika puwaruru yose cyangwa nkaca ku Muhima, nkanyura ku bitaro, nkamanuka ku kiraro, nkanyura hakurya gucya hari Kacyiru ruguru ahantu habaga ikinamba nyine ubu bacyavuyeyo bariho barakora inuza, ngatambika umuhanda w'igitaka paka agenda nkahagera nkajya kwiga. Twarangiza kwiga saa 6 nkataha n'amaguru mu Gatsata. Urumva rero uwo ni umuntu uguha base y'ubuzima, kuba wamenya ururimi cyangwa se kuba wamenya ikintu cyaza gufasha ejo. Uwo ntabwo namwibagirwa, sibyo? Yego. Undi muntu wa kabiri wangiriye neza, kujya no batare byo birimo situation y'ubuzima buri deep. Reka mbivuge mbicaho. Nigeze kubura ahantu ho kuba. Uri kuba dusobanurira ariko sibyo nakubajije. Oya nyine nigeze kubura ahantu. Cyangwa uri gushaka kumuvuga. Byarangiye ubwo. Je nakubwiye ngo ikibazo uko kimeze. Nakubajije ngo mu buzima bwawe hari abantu baba barakugiriye neza. Ariko simbaho. Ni bangahe? Okay. Ubwo ni cyambere nagisobanura bitari ngombwa n'abantu 3. Ubwo ngubwo uwo muntu uboneyeho no kumushimira rero. Ubone abo bose 3 uboneyeho kubashimira. Cyangwa muri abo 3 abo bantu se bareba ibiganiro ukora ku buryo banakiyumvamo. Okay, ngaho uvuga izo situation kugira ngo biyumve, yenda wabuze igihe uzabibabwira. Nyine ndabikongejwe ko abo ba mbere bamuvuze nabo 3 sa nkuvugaho uhita. Okay, reka nkuvuga ndeka mvuga no wakabiri ntabwo biri umutera ikibazo. Uwa kabiri no muntu witwa Bahati. Bahati yaririmbaga nawe muri Just Family. Umva style babantu bagonganye. Just Family ndumva ari sawa abantu baje. Okay. We ikintu yafashije cyanshimishije mu buzima, yafashije ibintu bibiri. Ariko icyambere cy'ingenzi nigeze kubura ahantu ho kuba nyine kwa kundi ubura ahantu ho kubera situation z'imiryango. Mu byumve nyine gutyo ndi umupeti. Haje kuba ibibazo mu muryango, biba ngombwa ko mva mu rugo nyine ndagenda. Ngenda nta yandi mahitamo nyine ari uko mbona ko ngomba kuhava nkagenda. Ubuzima burancanga
nyine mbura ahantu njye nawe bibaze kuko ni nko muri Kigali ugashiduka wavuye iwanyu wagiye. Wagiye se yarabaye umuhanzi cyangwa atari umuhanzi? Yarataba umuhanzi. Okay. Before yaho ko tuba n'abahanzi ubwo twe twariganye. Yego. Icyo gihe byarashoboka kubona yuko amayibobe mu muhanda. Kuko nari ndi umwana deja mu byumve. Ari nyiri muto ntarajya no muri secondaire kugira ngo no mwumve uko nari ndi muto. Biba ngombwa ko mva mu rugo kubera nyine ibibazo runaka byo ntari buvuge. Ariko kwa ko twe tuzanye kuva mu bwana nyine twariganye. Nisama ngo nisanga nagiye kumureba. Kwa kundi uri kumwe n'umwana muto yato. Muri aba. Nyine mubwira ukuntu bimeze ko mu rugo byarangiye mpavuye nyine byancanje n'iki ndamusobanura uko bimeze afata akaboko ajyana kwa mama we. Mama w'umubyara. Abantu baracyaraho mu gatatu. Aragenda umwana ibaza umwana agenda asobanurira mama we iby'ubundi mwana bari kumwe. Icyo gihe mama waravuga ngo ngwino be hano mu rugo. Abantu nabaye amezi 8 kwa bahati. Urumva rero nawe ni umuntu wamfashije mu buzima kuko iyo ntaza guhura nawe ngo mama we nawe bigiremo abo umubyeyi bafate. Wenda byari kuranya nanjye narabaye marine mu muhanda nkarahepfo. Urumva rero mu bitabo nakwandika nsobanura ubuzima bwanjye nibyo naciye murumva ntabwo iyo page yabura. Ubwo Bahati ni umuntu w'agaciro. Bya danje bro. Ubwo wabona atana nakibyibuka ibyo bintu yenda. Ntabwo niyo atanabyibuka ariko njye sinabyibagirwa. Kuko wenda yatumye na nk'urumogi. Wenda hari urana kera ubu ngubu uretse ko leta yagiye ibica nyine ibirwanya. Ariko kera habaga abantu bita bamayibo aribo twita ba Marina kakanya. Buri Nyabugogo muri biriya bice by'epfo za Poiru. Habaga nyine abantu b'abana bamwe makuru bya bindi ubona. Byarashobokaga ko icyo gihe nza kubura aho njya byanyabyo. Nawe wari kwisanga hari. Ariko zisanga n'abaye mayibo nyine nkuko kakanya rero ubuzima bwanjye bukaba bwarapfuye. Ariko nshimira na mama we byahatari. Mama we nyine ni nka mama wanjye. Nawe nyine yaravuze ati no ntabwo uyu muntu yabaho gutya to. Ariko ntabwo nzi niba yarabitekerejeho kabiri gusa Bahati yabimubwiye ndaho ngaho ahita amubwira ati mubwira zihano. Ntabwo iwabo none no ku ishuri njya kwiga wumva uko none mfite ubwenge ibaze ko najyaga no ku ishuri ariko ngatakwa abandi. Ko nyine yigo nyine. Ntabwo icyo gihe navuga ngo mve mu ishuri ngo nite mbe umwana uya narakomeje njya kwiga ariko ngataye baba nyiri wacu aho nakwaye nite wacu himukira kwa Bahati. Ubu ni umuntu wa kabiri wa gatatu ari nawe wa nyuma. Ni benshi ariko ubwo nuko ndi kujya nibuka abantu batandukanye. Ni benshi ariko abigenze ni batatu. Undi muntu wa gatatu ni umuntu w'inshuti yanjye ariko akaba n'inshuti ya petit frère wanjye. Yarantunguye ni mu minsi yashize hano ubwo ari kera sibyo. Ampa 1,100. Ndase ni 1,100 byatumye ab'inshuti yawe. Oya kandi ngo ni inshuti yanjye akaba n'inshuti ya petit frère ariko kuba navuze ngo petit frère we nyine ni inshuti ye cyane yabaye na pare we. None ni kwa kuntu umuntu aba ari pare w'umuvandimwe wawe ariko wenda nyumwe mutaziranye ariko akaba ari wa muntu we ugira umutima wo kurekonesa. We nyine urumva ari njyewe na petit frère twese turusha ubushobozi. Ariko we kuba yarisanze ari umwe mu bantu yarabaye pare wacu yarabaye pare wa petit frère we yisanze nk'umuntu waje mu muryango nyine ameze nk'umuvandimwe wacu. Ariko twe ntabwo twarabirekoneshe kuri urwo rwego. We rero yajya baza petit frère amakuru yanjye nk'umuntu nyine w'umubosi niko nabyita yewana Imana guhumugisha akajya nyine amubwira situation z'i Kigali twese murabizi ukuntu tubayeho nyine twese tuho duhiga ushakashaka ibiceri. We rero akumva afite impamvu yatuma hari nk'ikintu yankorera tu sibyo. Ariko njye sinabimenya ntihanabimbwa kuko nditwe duzanye tunavugana kwa kuruvuga ngo ni umuntu muranavugana cyane. Ariko warabigambirira njye si yabimbwa sinanabimenya. Igihe kimwe rero turi kumwe musanze nyine kumwe petit frère hanakorera. Umva none mbabwiye filime iyo ni nka filime. Twakubitanye nawe ariko na petit frère ndi muri crise bro. Hahandi nyine uba nta kintu uriho. Mvuye ahantu mu kazi ariko nta n'ibicere bampaye nyine ndi kwishaza kwa kuri uri gutaha wibaza ibintu byinshi. Umusanga ari ahantu bari bicaye. Nyine arambwiye twaraburanye ibiki. Ari ukuntu abanyakigali bavuga ngo twaraburanye kandi mutasanga umunaziraye cyane. Cyangwa biri deep. Ariko iryo jambo nyine maze ko kuvuga ngo twarabonye kandi mutanaziranye. Nyine mbitwara ukuntu noneho igitangaje ibyo byose yarari kubimbwira aho ngo bicaye aho. Kwera mutwe yanjye ntari tayari. Haburaga gato ngo mbasezere nte ngenda. Nyine ngende numvaga abo bari mu byabo bari kuganira. Nyine ngiye mutwe yanjye ibintu biro biri baramo ibindi. Nkumva ntabwo ari ngombwa ko nanjye mba ndahonga urumva ngiye sinzi ko ubuzima.
sinzi kwicarana n'abantu ngo nseke nigire nkaho nta kibazo kandi mu mutwe wanjye biri kuncana. Nari ngiye no kwitahira none n'amaguru, nari ndi mu mujyi ngiye gutaha n'amaguru gake gake, ariko atari uko mbuze tike ahubwo ndi kugenda njya nitekerezeho. Uwo muji rero arambwira ati baguha akantu iki, ariko ya mana nyine bakoreye mu muntu nanjye ubwo yese nkoreramo ituma ncururuka muri njyewe. Nakira ko nyine uwo muntu ibintu agiye kunkura nubwo ntabizi, ariko nakira ko ntari twakwicara tukaganira. Arangije ambwira ati ubuze ko nari naratekereje nigiye kwigana na petit frère wawe, nkamubwira ngo nzagutama mwana. Ahita afata telefone nk'uko nguko ngakira ngo ngushyiramo telefone ngo nguhe 100 sha, ngo n'ubundi ngo umuntu yanapfa. Iryo jambo rarivuze ngira ngo ndikurota 100. N'ibibazo nari mfite ntababeshye ntabwo byageraga no mu 100. Nyine ni kwa kuntu uba ufite ibibazo bya ishu bya vuba bishobora kuba byahagara nk'ibihumbi 40 cyangwa 50. Arangije ngo ushyiramo ngo nguhe 100. Yarambwira ati yishyirire muri telefone neza na nimero n'amafaranga. We icyo yakoze yashyizemo pin. Ngiye kubona mbona amafaranga araje. Uwo muntu nubasha kubona iki kiganiro ukakibona aya magambo ngiye kuvuga, izina ry'Imana yo mu ijuru, iyi muntu Imana izamuye nka miliyari. Arayifite Kandi ayo mafaranga oya izamuye iyindi nge musabiye, kubera ko bro yandokoye hahantu, urumva nandi gucanganyikirwa, urumva nta muntu ndi washe kuguza. Hari ukuntu nyine ubuze nk'abantu bawe, urumva ariko ukabuze nabo situation nyine muri gucamo uri kubana nabo, babantu bawisanzuye. Buya si buri muntu wese wapfa guhamagara ngo umuguze. Yego. Ariko hari umuntu ushaka guhamagara ngo ati munguriza 5 ukaburi siri ko yabona, ariko utamugara ngo mibumbe cyangwa 100 agahita yabona direct, nawe byamusaba kuyashaka. Yego. Ibaze ko yayampaye tutari tubifitanye muri gahunda, ari ibintu we yatekereje nkawe, yumva ko ari nk'umuhiga azahiga awuhigira muri cyagiye none y'inkeneye amafaranga byanca. Ubwo ni Imana yamukoresheje. Niyo mpamvu rero Imana ikoresha umuntu akaguhumba ijana ubabaye. Naho nanjye iyo Mana rero niba ari yo Mana nsenga kandi nawe izamukoresha imwe miliyari kandi 100. Izamukubita umufungo. Izamwongeye yindi kuko miliyari arayifite, izamwongeye. Utaga kubyitiranya ntabwo mbizi niba ayifite, ibyo niwe uri kubyongera ubwo yari ushaka kuryoshya inkuru, ariko ngiye musabiye miliyari tu kugira ngo ayo mafaranga nyine uva nkubwire kugira hari umuntu ufite umutima mwiza akaba yayaguha atari uko yafite, ariko kugira ngo batsi azajya abona n'ayandi yo guha abandi. Kuko byo umuntu w'ibihumbi 100 i Kigali muri uyu mwaka ngiye byabaye muri uyu mwaka nta n'amezi 3 ashize. Namwe abantu muri iki kiganiro muri bakuru muzi situation y'ubuzima ukuntu biba bitameze neza sometimes. Umuntu gutunguza inote y'ibihumbi 100 akayakoreza kuri telefone yawe ako kanya, uwo muntu Imana ijya imuha nka miliyari cyangwa 1 cyangwa 2 kugira ngo nahura n'undi muntu nawe ubabaye abone icyo amuhato. Ariko njyewe Imana ningirira neza nicyo kintu kindi nakuvuga, kuko buriya Imana nta muntu itatungura tunga imushyire mu bihe byiza. Ntabwo bizaba ari inyishyu cyangwa kuvuga ngo ngiye kwigura, ariko ntabwo uwo muntu nzabura kumushimira tu. Ntabwo nzagushimira mu magambo byonyine cyangwa ngo usabire umugisha w'amafaranga. Hari n'igihe nyine Imana izajya kubona ukabona nanjye nk'uko wantunguye nanjye ngutakayo nanjye ndagutunguye. Nguwo undi muntu wa nyuma uretse oya reka muvuge sibyo mbabarira, wowe ndamuvuga nawe nigeze kumukomozaho kare, ariko reka muvuga n'undi mupeti twiganye uba mu Bufaransa nyine no mujama wanjye byadanje. Uwo muri ikintu cya mbere mushimira nuko nge nawe tumeze kimwe. Mumeze kimwe gute? Mu myitwarire, mu myumvire, na depression, mu buntu. Ngo gweki wigeze kugira depression ngo ne batera ngo prefe ya mukanze bahungira i Burundi batoroka igihugu. Ngwiki Umusayangane kabivuga nyine wumve ngo turi mu bantu nge nawe tuziranye kuva 2004 bro. Mwumva uwo muntu ko tuziranye guhera 2004 twe twaraburanye yagiye mu Bufaransa ariko aho twongeye tugahurira nasanze wa muntu twe tuzanya 2004 na n'uko ariko tukimeza. Ariko nawe wagize depression. Niwe muntu wa mbere kuri iyi si ugira ubuntu. Wow. Niwe muntu wa mbere kuri iyi si ugira ubuntu. Mushobora kuvugana akumva ufite ikibazo ntarindire ko mubaza ngo nkemurire ikibazo akahita kikemura utarabimubwiye. Wenyine we yacyumvije ko gifite, ahubwo urashaka wenda kuza guca zanzira z'abanyamugi z'abanyakigali z'abanyarwanda ngo gutya ngo kandi nyine ubigobeke kugira ngo aze kubyumva mu yandi masirenge. Oya akahita akubwira ati reka ngiye gukemurira ako kabazo mwana dukomeze kugira nyine wowe nimunaganire muganire wowe uri tayari nyine utagifite urwikekwe.
n'umuntu ewana bro yitwa Chris bro, yitwa Mark da Chris, ni n'umuhanzi. Ngende umu DJ mbibabwire munabimenye. Uyu mujama ahantu hose nzajya kudija nzajya mudija, nijana mudija guhera mu gitondo kugera ninjoro. Urumva nta mu boss zabinyirukanira, Imana izabiyanye, kuko ngewe n'umuntu tuba twarabanye zamani yabaga afite ibiceri ku ishuri akajya ntamo. Nanjye naba nigishije indirimbo za Dane nshaka kugira ngo nabaze gutwika nkamushyira kuri stage. Uwo muntu rero n'aka kanya turacyari inshuti bya danje. Urumva uwo muntu ntabwo arayikura kumubwira. Igihe cyo nabonye cyo afite indirimbo nziza y'amapiano niyo nkunda, mva ya ndirimbo ndayikunda. Yego ni nziza kuri ya ndirimbo ndayikunda cyane. Ngewe nta kintu nakora kugira ngo n'umujama zahi. Nyine ngewe mfite inshingano muri nge zo gutuma ikintu yifuza kuzageraho cyiza kuko niba gishaka. Ngiye nzabimufasha uko nzaba nshoboye, nzamwizeza ibitangaza, ariko nge nawe nidufatanya tuzabigeraho. Uwo muntu nawe ntabwo namwibagiwe. Okay Mark de Chris, ubwo wabyumvishije ko nawe uri umuntu w'agaciro mu buzima. Ubaze ko twaraburanye tubonanye vuba ngaha, ariko ibintu byarongeye bitabira bishya. Wow. Okay. Abantu nanjye Imana ijye bansonikira ariko. Okay. Ndetse gatoya mbanze nywa amazi mu mbabarire. Ndetse mbanze nywa amazi uba wamvugishije we. Ariko ngiye nintegura ibibazo byo kukubaza. Uziruka twagiye. Tugiye ku kibazo cyanyu. Ikibazo cya nyuma ni ikihe? Ikibazo cya nyuma ntabwo kigoye pe, kiranoroshye. Ariko ntuzanemo ubwenge bwinshi. Ikibazo cya nyuma kiravuga kiti, kiragira kiti, wataye ubumanzi ufite imyaka ingahe? Kuko Yesu yibarutse Mariya, nakubwo ni Mariya wibarutse Yesu. Ikibazo gitumye udateshwa gusa. Reka mbabwize ukuri, sibyo? Bantu banjye ndabakunda, sibyo? Ndabubaha cyane. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro. Ntabwo ari wowe ukiyoboye ariko, ntabwo ari wowe ukiyoboye. Mwerekanye nseze nawe. Ngewe urasezera se wasubiza, badusubize. Imana yakoze kubana natwe. Icyo kibazo uyu muntu ambajije nta kintu ndi bukivugaho. No comment. Kunguke. No comment. Nta kintu nakivugaho. Kandi tunasoza wakoze cyane ko uyoboye ntabwo ndagusezerera. Je ni director. Wakoze cyane. Ntabwo byari nabisubiza mbabarira. Wataye ubumanzi ufite imyaka. Nta bumanzi nigeze ntagese ubumanzi risiri ko nabugize. We nta nubwo nagize. Nta bumanzi nigeze. Nta bumanzi kare. Arabeshya. Nk'abantu ibibazo byose nabajije yabidusubije, sibyo? Niyo mpamvu rero iki kibazo agomba kukidusubiza. Nta bumanzi nigeze nakaza ko nta nubwo nigeze wenda. Ariko ufite mu mutwe wakora neza. Mari iki kibazo ntabwo nyigusubiza. Hata nabyumvise ko nari bugisubize. Ndare iki kibazo rero ngubajije. None oya ntabwo kandi uramufana rero yakibwiye ngo nzakikubaza. Ni nacyo mama nakizi nasojereje. Byanze nta nibyo nzi. N'ubumanzi k'umuntu aba. Uzo umuntu atubumanga. Wenda wasanga nyiri nawe. Ese ubumanzi waburi. Ese warabyaye none ngo ntabyo nzira ati Imana ibafashe kandi bagire beza n'amagiye nagiye Imana. Oya ntabwo Imana ndabwiye. Reka njye gukora. Oya. Reka njye gukora no muri birageze saa 4 zirageze mwanya. Reka njye gutuma njye gukora playlist. Rata ndi n'umu DJ ku bantu mukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se amapranka yacu. Yendi n'umu DJ nitwa DJ Kizigenza, mfite nigisha ibintu byo kudija, nkanigisha bakanigisha kudija nyine, nkanakora n'umuziki nyine mfite nta njya kujya. Ngakanatija ngo mutubyinirira. Ari umuntu wavuze ngo mutubyinirira. Bavuga mutubyinirira cyane mutwakire. Ni wifuza rata ko nagufasha cyangwa se naza kugucurangira mu bitaramo byawe cyangwa se mu birori byawe. Ubukwe, anniversary, ama blood shower, ama baby shower. Ariko kuri noza, kuri Instagram na TikTok Dudu Praka wabona hiyo video hariho nimero wamuhamagara. Ubundi mukamwihera. Nuzajya ubona aka brand ahantu hose yaba ku Instagram naho ijye umenya ko ari my brand. Banyita DJ Kizigenza, bibaye byiza mujye muna maratana n'abacurangire. Ntitugahurire mu pranka gusa, ushaka kuba ati umuntu kugira ngo nzamubone reka nzamukubita akazi. None hanacuranga inanamureba kujya mubona. Nayindi gukwamamaza kwicano yanjye none uraya. Nagiye reka kuza babwira nsoze sibyo. Oya ntabwo urasoza buretse baza cari hano gato. Banza cari hano gato. Uyu muntu yanze kudusubiza ikibazo. Ariko icyo nari kuvuga kuri Dudu Praka TikTok na Instagram
hariho video y'uyu mu DJ isobanura arigisha aranadija ushaka ko gucurangira mu birori kwavuze ruguru wamuhamagara kuri iyo nimero ntagagorana uyu ni wa muntu wanyu ariho kubera mwebwe noneho wakoze subscribe ukareba ibiganiro byacu izina ry'Imana we ntago wankenera ngo ngugore kubera ko ngewe mbara ko ibintu byose ari impangwe yego niba warafashe umwanzuro wo kureba ibiganiro byacu uri kuduteza imbere ubwo se nge ndinda kwanga kuguteza imbere mu bintu byawe data uzambwira uti ngwino dukorana ahantu gutya na gutya uko biri kose uko uzaba wateguye ngenzi ko tuzahuza kandi nkagukora yego bazi ukumuhamagara mugiye ngo ndebye video ya kuri Dudu Plaque byonyine bavuze gutyo uze mwagorana he Imana ishimwe kandi ndabizi neza ko tuzakora none se birangiye utadusubije oya mana ibyo bintu hatabiri prive ndabikwisubiriza hari inyuma cyangwa se wowe nimero y'uwo muntu nzamwandikira cyane ko ari umukunzi w'amapranka yacu abimbaje we nta musubizo nyine wowe akunda kureba ama video yacu ntago ashaka kubimubwira kuri telefone arashaka ko umugabo n'umugore umugabo n'umugore umukobwa kintu mwijeje rata ntabyo nzi kandi abakoze kuza karaga birangiye yaje kudusubiza mosharami uyu muntu yaje kudusubiza kandi yadusubije neza urana ka twicaye Plaque agusubiza tubyite Plaque ikiganiro iyo ukore subscribe umuntu uri kureba iyi video utarakora subscribe hano habiraho ibintu byinshi by'ubwenge ntabwo uzigera uboring uri kuri iyi channel yacu niwe muntu w'agaciro mu buzima bwacu wowe uri kureba iyi video ciao ciao